maze na urufunguzo ngo mukingurire ndashaka urufunguzo ibintu byanjye dukoresha kwanjye ntabwo ubundi nurangiza yatwishyuye ejo bundi ugiye kujya ujya rero kandi muheza nazi kubwira umugore ugiye kujya ujya no mu bakozi bo mu rugo nta dede murimo bwira umugore wanjye utangiye kunsebya mbabarira urufunguzo zana urufunguzo rwo kumukingurire di zana dede fata genda hako uvuga ikintu ngenza nawe kugeza ubwo bose wagiye kunteranya n'umugore kubikora n'ugutera nawe ubasohore mu buryo wayifunga mujya mugira imitima ntabwo nsigaye ndara hanze ntabwo uyu mubyara ishyura ari kumbeshyira papa fane ntumvugishe ntabwo nzi imyaka twe ntabwo yize mbabarira nigeze nguca inyuma rero ntumvugishe ku buryo ufite nyereka igihane mama fane samureke mama fane mureke singiye ntabwo ari sinyatire hari ibyangombwa kwibaza nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha wihangayika igisubizo cyabonetse habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyatsi ubafite ingano y'igitsina batishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo namwe tubakoraho rikaka ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame ntago twabibagiwe akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimpande ndetse n'izindi mwashyizwe igorora ku bari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti iraza kubageraho kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di hanyuma rero papa Vanessa yahageze tugiye kuganira nawe niwe twari turindira cakanya nyine mu twihanganire ariko urumva ari mu zindi gahunda biba ngombwa ko atindaho gato ariko nyine kuko ari twe twari tumukeneye tugomba kumutegereza papa Vanessa turagusuhuje rero umeze ute meze neza urakomeye ese ko mbona mwateranye hano turi mu kanama na madamu ngira ngo wamubonye arambona bwa meeting uboko ni akanama kandi nawe wari ukenewemo abagore n'amanama rwarahize hano wari uhakenewe ufite ikibazo nyine ibibazo wateye ahubwo wowe wagira ubikemure ndi wabiteye se aha uko ubizi imyaka 15 tumaranye ikibazo gihe nagirana nawe ikibazo njye ntushake kunzengereza uzi ko nkuba uzi ko ntagusuzuma turanasazanye tumaye imyaka 15 yose turanye ishure nye uzi ko nkuba umbabarire ntuserereze rwose unyumve nkuko ngiye kukubaza ikibazo amatiku yanyu abagore nta kintu tubabise n'abandi nce tubabise nase baba abagabo kandi none se uragira ngo tuba abagabo tutababa none se ko mona waje hano kwa Vikisi yakundegeye kandi byambabaje ubyumve ko byabaye ko kurabyibagiwe byambabaje ibyabaye se ntabyuzi urabyibagiwe se ko kukimwiyoberanya mu biterwa n'iki hano rega ni wowe ukenewe aha ni wowe ukenewe urumva uyu mubyeyi niba guhamagaye nk'umugabo ngaho nari nyene wendore ndashizanye ngaho ni mu ikibazo kiri hano urakizi mu by'ukuri tutagiye gutangira ngo tubisubiremo urakizi aho cyaturutse urahazi nyuma yuko nyine Vicky urabizi kacumbitse inzu yawe rwose ukifunze ibyo bintu ni nabyo bibabaje cyane kubona umuntu w'umubyeyi umusohora none se kunamwirukanya wo katamizi namwirukanya wo atwishyura neza wari waza mumbwira ngo yanze kwishyura none se ko nayipandishije kamafana yipandisha kabataya none se upandisha umuntu n'amafaranga yiwe akirimo bibaho wari gupandisha ariko uyu muntu arashaka yashizemo wamuhaye ahubwo mubaza icyo ashaka urashaka n'ikigombe nta nubwo mbyumva aragushaka hano ka population no hari inzu honyine icyagushakaho ni yajya agashaka handi hana amazindire namubwenge iriya reba hari hakujya ara yose ni amazundo kuzunguruka hano hose n'amwereka nguriya yose ni amazu yabuze niza kodesha none se kuki wamufungiye se n'amafaranga yiwe akirimo wabitewe n'iki amafaranga ye yahese shikashimo
murapfa ibihumbi bingahe urupapuro rw'amasezerano rurimo hano ubusa ntarufite sindi ufite urupapuro ntarufite urupapuro mwishyuriraho bafungure ndwerekane uruzane rurimo bafungure ndwerekane guha umuntu ntiwabimbwiye inzu turazifatanyije nizawe nanjye ibintu byose ariko ibintu byose wavuga ibintu byose wavuga na nyaya ntabwo nabikwemerera oya sinabikwemerera mugiye mumenya ko abagabutira amagambo make yarago tuvuga amagambo menshi ibi bintu niyo nshaka impamvu nakoze ibi ngibi naramwirukanye kubera ko inzu y'inege nayurije kandi babizi ko ujya kumushyiramo ko waje ukabiri iyo kwa Manuel yaruriye iyo kwa Fesien yaruriye iyo kwa Manuel yose barurije nanjye rero ndavuga reka kuyuriza reka tugende wayurije se waneguje kuyuriza birumvikana ariko wari kuyuriza wabimubwiye nigeze bimbira kumenyesha n'ishakirindi ko ngo amafaranga none ko amafaranga ejo bundi kutambwe nyaguha kutari wabimbwiye se ntabwo ubundi iyo wurije inzu ubwira urambwira ati igipapuro ngiki cyuko nurije nambwira ikintu dufitanye gituma agiye kunambwira ikibazo mufitanye nta kikubwira nimba ari cyafi ni yakimubwiye je nakimubwira sembe yakikubwiye murambaza iki none se papa vanereka nkubaza unsize mu buriri uje ku uyu mubyeyi w'umupangayi ibibazo afite urabizi uzi ibibazo ahora yigirira unsize mu buriri urabizi ntabyo urabizi kuko nawe burya ureba umuntu ariko ukamenya ikibazo afite ugomba kureba umuntu gutya akabagore gukimugira amatiyo oya ntabwo mbyumva ubu ngenzi nshinzwe kumenya ubuzima bw'umuntu ndarana nawe mbana nawe ugeze uzajya ugashurashura mu bapangaye wowe ubinzi wose kandi ari cyo mwapfuye ni wowe nico bwiza ngabo bwiza mama mama Vanessa ukuru umubwira icyatumye mfungira impamvu yumvikana kugira imbere gushurashuraho utanshurashuraho je waramamagaye mbwira ngo nze dusangire fanta ngo nkubwire uburyo umwana ngo nagize amahirwe ngakabona ngo amafaranga ya diplome ndakubwira rwose n'umugisha nagize mbikubwira kuri telefone nkubwira ko yanabonye buruse agiye kujya kwiga ikarongi uti rero twakaguye kwicara ahantu tukabita tugasangira fanta ndakubwira ni ngewe ntabwo urabizi ngewe mba nigiriye gupagasa uwo mwanya sinawubona icyo ni icyambere wumva uburayi usigaranye ntabwo indi nshuro amamagara nagiye gusura nagiye kumusura indi nshuro amamagara nagiye ati nuraza ngo nze ngo tuvugane ngo kubyateta ndabaye ngendagera inahabwije kandi ndumva naniwe cyane ndamuhakanira ati ibyo kumakanira wapi nibirimo ndaza nagize ngo ari kunkinisha ngiye kumva numva amasaha 3 n'igice za nijoro zikira saa 4 numva umuntu arimo arahondagura ku rugi nk'uyaho iri donegeje mbona niwe papa Van urabyemera ibyo kuhahondaguye kugirwa ayoberwa ukuntu ahantu ariko mujye mworoshya ibibazo mukajya muzanira rwaserera mutarimo tarwaserera mwayazize journal ntabwo uremera se ko mukomanya tudashyira hejuru reba iminsi yose maze ngiye ncumbitse ndaza hanze nk'umwana wiwe oya papa Vanessa tubwire papa Van uremera ko mukomangiye n'inzu urabyemera ko byabaye nta mafaranga nkurimo nibafungure nzanaho mwishyurira harahari kunyongeza simakanye ko kongeza amazu ye mama Van amazu nayari kunyongeza kandi gusha sarazi ko sakuza sibicara arasakuriza ngewe arasakuriza ukuri nanjuri ngewe waso bari kugasoza arasakuriza none murifuza iki nibe byose murifuza zana urufunguzo tumukingurire ubu simizi maze urufunguzo ngo mukingurire ndashaka urufunguzo ibintu byanjye dukoresha kwanjye ntabwo ubundi nurangiza ejo bundi ugiye kujya ujya rero kandi muweza nazi kubwira umugore ugiye kujya ujya no mu bakozi bo mu rugo nta dene nkurimo bwira umugore wawe ngiye ubwira utangiye kunsebya mbabariza urufunguzo zana urufunguzo rwo kumukingurire di fata genda urumva hako ntabwo n'abantu vuga ikintu ngiye mpfa nawe kugeza ubwo bose wagiye kunteranya n'umugore kuko n'ugutera nawe ubarusha mujya wayifunga mujya mugira imico ntabwo nsigaye ndara hanze ntabwo uyu mubyara ishyura we ari kumbeshyira ntabwo nzi ntabwo nzi imyaka ntabwo yize mbabarira nigeze muca inyuma yewe mvugishe ku buryo wakuma abwira yabo namuca inyuma namuhemukiye narerere nagenda mu nzu yiwe amavani ntabwo nzi twasezeranye ntabwo ubizi imyaka tumenye ntabwo nzi muhinduka uko ubizi umutima njye ntabwo reba singizi itariki namwereye amafaranga
singuru akira so none urifuza iyi ntabwo ari sinyatire urifuza iki nyine ndazifite nyereka igihane oya mama Vane samureke mama Vane mureke urifuza iki singiyi ntabwo ari sinyatire hari ibyangombwa kubahana ntabwo amatiku yanyu oya abagore turabazi ntabyo mbikunda mavani singaho mwishurira hari ideni na rimwe murimo oya ideni ryo aya yana nayamuhaye n'igihe kitararyo utavuga uko witwaraga uko nitwaraga njye nitwaye numwereke imyitwarire yawe igipapuro cya mbere nuko oya bitubwire nabyo ngaho nabyo bitubwire witwara utavanga amakuru yose nyafite yavuge nakubwiye ngo mavani so mubwire ikintu muhora mbifuza waseba mavani namere mbifuza waseba meresa oya bivuge aho bivuga wabivuze bivuge uvugisha ukuri agaranga uyu nkora oya bivuga ntabwo utangura mbyumva kubana vugisha oya urabizi umugore wanjye ngaho ndakunda nanjye umugore nako ndakubaha kubana okay mvugisha akazi hamwe nahagaze hano ngiye harimo umupangayo Nahagaze. wambwiye amakuru y'uko uyu muntu ataha nijoro saa 5 nijoro saa 6 amenagura inzugi akababuza umutekano akabuza gusinzira menagura izihe nzugi urugi rwande namenaguye none se waraje urabimbwira waraje ariko waravuga byose niko waza ukagura umugore ikirahure kimenetse ahangana iki ugomba kuza ukabimbwira njyewe ubwanjye nkaza uwo nkamubaza mupanga imuzana ariko abantu bajyana saa 2 bakajyana saa 1 kujya saa 3 murakaza saa 7 saa 8 ariko bamena inzu igihe naryamye icyo ari cyo cyose icyangombwa nuko mwishyura uretse kunambeshya naho ibyo kuvuga ngo abandi kuko cyose ninjye ndabyibwiye ko nta wundi mupanga yese ushize waratubwiye ngazana ngo n'abasore Vicky ibyo urabikunda umusore wa saa 8 saa 9 aje saa munani zahehe yewe hano saa 1 mba ndi hano mva gupagasa saa 12 nkaza kwita urimo uraseba niwumva kumva ibyo Vika urimo kubwira uraseba ubu guhera isaha rwose ndumva nanababaye ndababaye njye nakoze nabikoze mama Vane amafaranga yo nyabonye na mbere ndayamuha nyamuha n'itariki zitarajya kucyumburiza abapanga y'umutekano abahese bapangayi bazana zana uwo mupangayi w'imbesera muzane uwo wabikubwiye nyine muzi kumubeshyera ni ukumuteza papa Vane ibibazo n'abagabo n'ibiki byose bakaza bakambwira gusa njye ari wanje nije nuza ibibazo nifite ntabwo ari ibinyemerera kwiruka mu bagabo nawe urabizi baza bakambwira ati hariya hari utuze umutekano mama Vane hari umuntu wari wakundegera nta n'umwe ndabona ubwo rero mungize umunyamakuru nta n'umwe njye nta deni mubamo nta deni mubamo niba warananyurije jane gusa cyangwa uzamenya ubwo mwagiye muricara mujya akanama muragambana mumvugaho ubeshya ko none se papa Vane tuvugishije ukuri ubu Vicky yakemera kurara hanze gutya akubeshyera kuko niwe wahombye yakemera ko hanze ubuseke abo bagabo naba mfite batanyishyurira iyo nzu wurije abo bagabo noneho ni bagabo ko umuntu yakunda uwo mugabo kugira ngo anamwishyurire iyo nzu anamugabure njya kwirirwa njya kumesera abantu kubera ko abo bagabo bahazi sinabona urabona nyine gutreta koko ariko se n'ubu uracyahakana nabyo nzi mbabarira umbwire papa Vane n'ubu uracyahakana ko amavani waje yakumva n'ubu uracyahakana niba ari ukubona ntujije niba ari ukubona amashaka gusakuza wajya ureka kunteza abantu ko basi n'ibitereko ujya kureba basi ujya kureba ubu si cyo gihe ejo bundi uzi ukarara uhonda turanyura kizi iyo wicara ahantu ukabanza ugategereza ukareba ko hari umuntu uza gukomanga hano iwanjye kuko no kwikoza yewe ntacyo namuhoye nukuza kubuza umutekano uwe mutekano kumbeshyera uzaza n'uwo mupangayi uzamuzana ko waje se ni wasanze mari nyine ko waje kumugenzura ubundi kungenzura ikoze icyambere se amafaranga abashaka icyambere ni amafaranga yawe uretse kuri no kunshinyagurira urabona kuruzi ko ntawanyemera Siyazo umburiza abakiriya. Oya reka mbaza igihe cyose mutahira ntabwo bimureba. Igihe cyose nahira naba nagiye no gushaka amafaranga kugira ngo nkwishyure. Kuki biguhangayikisha ko yatashye? Icyangombwa nuko naguhinzuye. Sasa bigiye kuranya mu yageretseho ku mutwe. Ufite amakosa urayafite. Ntubone rwose ntujije. Mama ukajya wumva amabwire. Ariko saba amabwire inzu nasanze yifuza. Nusanze ifu. Ahubwo ugize amahirwe ndabona ugiye kuyikoza isi. Twari utuntu twabonye washyiremo. Kore mana nyagasana. Ako mavana. Ubigiye tumarana imyaka tumenye nagunzi koko. Ndabujye wanyakirede bintu wishinga amagambo y'abagore bahanze hangaho
utazi ko bateyeho ndakuzi ariko sinamenya uko biba bimeze nyine ubwo icyabaye ni icyo ngicyo kandi waragikoze koko nisa nabi oya warabikoze oya umva reka nkubwire sheri wanjye umva reka nkubwire ntukajye wumva umubwire y'abana sibyo ntabwo ibyo bakubwira byose aba ari ukuri sibyo ntabwo njyewe uranzi ndabizi ko ndi umuntu w'umugabo wibasha ndabizi igihe tumuraniye ndabizi twasangiye akabisi n'agahiye ntabwo rero naguhemukira naba nananiwe kuguhemukira tukimara kubana tukiri na batoya twahemukira dushaje koko mumuvana nanjye sinzi aho byaturutse ubu urabona uyu mugore nyine namaze kumuteta koko reba uko ameze nuko ahagaze nanjye reba uko amagaze nuko urabona koko umuntu naze kumuteta koko sigaho uza kuncinya umukanteza abapanga arakubesha mugore mwiza ariko se ntukajye wumva amabwire sibyo wowe ntukajye wumva amabwire sibyo ayo mabwire arasenya ntabwo yubaka ntukajye wumva ibyo abagore baza bakubwira bitari nabyo byo gufitafitira byo gushaka kudusenya kandi rwacu rwose twarakomeye badubuze kudusenya bose badusenya dushaje birambabaza papa vana birambabaza oya ntukajye wumva amabwire wowe humura sibyo ntukajye wumva amabwire usigaye umbabaza ntabwo ubu mukinguriye inzu yabasubira mu nzu ese ubundi ngo nanga yabazagara aye yasigajemo n'ubundi rero nubwo umukinguriye n'ubundi nubwo umukinguriye namarimo iminsi yavuga isigayemo n'ubundi inzu yaruriye azayivemo ese mwabyumvikanyeho na madamu mujya kuriza ntabyo yigeze ambwira nyine namara iyo minsi ntabyo yambwiye nayimaramo azigendera ishyirimo menshi narangiza iminsi yirimo niyumva azakomeza niba warayurije kuko ntabwo nagusubiza inyuma niba warurije inzu yawe ntabwo amafaranga nurijeho ni menshi ntabwo yayama ariko se nangahe izo ni yuriyeho ibihumbi 10 ino nzu yose ubushize se mama vele ko yanyegeje 5 sinayamuhaye wongejeho 5 imbere amaye 5 10 azari mu bungu azari gu wongejeho urumva ari amafaranga akaze wigeze uzura yabura ko wongejeho 5 sinayagura nimba ziriho ko 10 azari azayigumemo singiye ndanigendeye kandi ngiye ntabwo amatiku yanyu buretse nta kugenda hagarara aho ngaho banza ukemura ikibazo uko kimeze reka se zo mukinguriye inzu wamukinguriye yasubiye mu nzu ariko banza ukemura ikibazo uko kimeze nta matika azongera kuza hagati yanyu se ubu birarangiye amatiku se yici niba yishyuye niba ari na konti azajya muzamena nimero njye nyohereza umuha amahoro ajyamo amahoro njyewe ibintu byo kuza niba kuza gufata amafaranga ureka ajya yohereza icyo mfana amafaranga ari none ko nyaguha nzajya nyohereza kuri telefone cyangwa uyahe madamu cyangwa nyahe madamu njyewe ibintu byo kuza kubimangira nifite ibibazo byinshi ntabwo ibyo bintu bishaka papa Vanessa rero hamoneka niwe mugabo uri hano wagakwiriye gukemura ikibazo abantu tugataha kuko amasaha yagiye nimukomeza guhakana undi agahakana turacyura iki yego inzu bakinguye ariko si ikibazo nta zindi nkurikizi zizaza nyuma yaho vikakinguriwe inzu nta zindi nkurikizi zizaza ko ndavuga nyine ko hari wazazana ibindi bintu uvuga ati yanteje madamu ibiki n'ibiki ngaho tubwire tumenye ngo birakemutse birarangiye cyangwa se nyuma hazavuka ibindi bibazo uvuga uti yanteje madamu kuko madamu impamvu yaje nayo irumvikana amafaranga ariko urambabaje ubone njyewe kubabaje ko nkoze se nibyo zangaho ntabwo ari njye kubabaje ni wowe wabishatse ni wowe wabyikoreye ubu twarabanye turakundana amafaranga ntacyo nawe ukoreye uraza kusebya imbere y'aba bapangaye ntabwo ari njye wagushebeje ariko isi yose ni wowe wishebeje ahubwo uragaragaye yego nanjye unteje abantu ariko uragaragaye ni wowe wishebeje amafaranga uko twabanye nawe kuza yewe ntacyo bindebaho ahubwo ni wowe wishebeje kugira ibihe byiza uragaragaye ntacyo tutakwenge nawe ariko unwujije isoni kandi ubyumva ko unwujije isoni urambeshye ufatanyije umugabo mwanjye ngo ntaje guteta uyu mugore umubona ukuntu ameze none se ubu twari turi kumwe njye nari ndi kumwe nawe uza kuva mu rugo ukaza hano njye nari ndi kumwe nawe none se yakubwiye ko nakimugiye hejuru yego warahaje none se waje gukomanga nijoro ushaka kuhajya wari ugiye uyu nawe njye namushenera ariko abakobwa bari hano nzi urabazi none uko basabye nyine nuko bateye nuko bameze hano ntabwo wabagiyeho ariko waje kuri uyu muryango amavana urambabaje umva urambabaje kandi ndababaje ahubwo niyo mbabaje urasebye uyu muryango urasebye ibintu nkoreye urasebye ibindi turabivuga nugera mu rugo urasebye niko nakubwiye ko urasebye sebitsikora wowe ari wowe uri kusebya ahubwo nkojeje isoni ahubwo nta kintu ukora nta soni ngo nyengo naje gutata ubwo rero bakugiye mu matwi yewe nta soni barakuneranyaho barakubwira ngo iki n'ibiki ariko bamuguteranyaho iki gihe cyo nshaka rwose
uri boss uri nyiramazu uri landirodi pe wazubatse turya neza nk'uko wabivuze ngewe icyo nshaka imbere ya mama Vanessa akunsebe ntuzongeye kunyuzura ku muryango ntabwo azahagaruka naho ibyo kunyongeza n'ubundi waranyongeje ubushize wanyongejeho 5 Kandi uramwishyura. ndemera nkajya mbiguha nkanayaguha mbere urumva n'iryo 10 Imana izabimfashamo naryo ndibona kandi nabwo niritanaboneka nzajya n'ahandi n'Inyagasamburira birarema ariko wanteguje Mava urumva ibintu ukoze ntabwo ari njye ni wowe wabikoze urumva iby'ukuri by'ukuri ariko nta kintu kibakoze njye nta kintu nkoze we asobanuye ibintu Urambabaje. njye nta kintu Urambabaje kandi nkemuye urababaje. nkemuye ikibazo Ababaye kandi subiza ibyacu cyo tubikemurira ariko abakene twaragowe ibyacu cyo tubikemurira ngo amafaranga wurije ngo sinayabona ibihumbi icumi wowe se ko si wabonye menshi. amafaranga yo kuzuba tutayabona warabivukanye kusebya imbere y'abantu Ni wowe utanga se? umwana Ntabwo ari yamenye iki utanga. yamenye ngo ngiye ngo ndi umushashuzi ngo ngiye ngo ndireta ngaho ufata iyo foto fata iyo foto umwana wawe nawe arabimenya n'uwo wabyaye abimenya n'umuturanyi abimenye n'abandi nawe babimenye. urabishyigikiye Ibaze nawe. wabigendeye wabyemeye nawe ushyigikira wabyemeye urasebye uragaragaye ndagiye bitabivuga ibindi turabivuganira mu rugo nta kibazo mfite kandi ndababaye ntugire ngo nushaka uranambabaje unyice nta kibazo mfite nakwica ndagiye ibindi turabivuganira mu rugo nushaka unyice si utaha si ntabwo urataha bindeba genda Nurataha, urataha, uretse urataha, Igendere, turabibona. igendere, Uraza kuraba imbwira neza. igendere, igendere Kandi igendere mama Vanessa Tugira abagabo iri kuko joro turasuzugura. utahe kare nta kintu antwara buriya nagera mu rugo biracururuka oye ntisu uravugana Bose mama Vanessa mu by'ukuri koko nkawe biracururuka ureba ahubwo buriya ningera mu rugo araba kwe nta n'ikintu ari buvuge rero rwose ambare nta mugabo nabonye agira umujinya ariko bazi umuntu akarakara se ni mu bantu nyine ariko buriya ningera mu rugo turabicucura neza Umutware gake kuko ndabona Umutware yarakaye. gakeya nanjye mugende gakeya ibintu birajya mu buryo gusa ikigaragara yabuze uko ukundi kuntu yabuze uko yisobanura Jewe Mavane yongejeho 5 Yabibuze, mubajije impamvu ari kuko- igihe yongeje jyenyine arambwira ngo agiye kuvugurura amazu ye sinari kubihakana pe Ntabwo wabihakana. 5 mbishyiraho amafaranga nayo nsanzwe nishyura hari n'irange se basi yateye ryahese Hari rimwe, ntaryo arashyiramo. ameze si yanze kurisiga ahubwo yari amaze iminsi avuga ko agiye kugura irangi akaza arakubeshya Ubwo yanongeje rero- ibyo 5 ambwira ngo ni ukugira ngo ubwo avugurure nyine Se yarabikoze ubwo yabimbwiye nyine mufite ibyo muri gupfa ngiye ntarinzi we ntabyo wari uzi Njye ntabyo wagenderaga nari mu nzi. kigare ariko rero ni ariko ukuvuga ngo- byibura gutya uramufashije Oya, birasobanutse ntabwo yakwirukana n'iminsi Ni ukuri yawe Imana ikirimo. iguhe umugisha ntabwo mu yakwirukana n'iminsi yawe ni ikirimo ukuvuga ngo igihari wowe uraguma mu nzu uzane ibintu byawe usubire mu nzu usubire mu nzu Singa- uko kwezi kwawe Usubire kurangire mu nzu. baguhe piriyave irangire piriyave irangire. nubona wakwishyura wishyure n'umuntu utakishyura ugenda we nabona amafaranga azayohereze kuri telefone Ya- rwose nzajya yanjye nyohereza sinshaka nanjye kuriya mugabo nzayafatanya azongera amuhereza ubwo niyongera kugaruka niyongera kugaruka hano azaba afite icyo ashaka uzambwira njye nzajya mpita mubwira niyo wampamagara kuri fone niyo yaba ahagaze hano ugahita umbwira ariko ubundi nzajya dore ati mubwira dore ngwino cyangwa ukandika akamisaje nahita ntega akamoto nkaza nkasanga ahagaze uzi no kugira ngo aze Nahita ubutaha ntega- naramubwiye ngo namufashe amajwi kubera ko yari azi ko koko yari azi ko yari azi uyafite ko namufashe amajwi byanyu uzahita utega akamoto uzahita umbwira ntega akamoto nzaza musange Nzahita hano. nkubwira. urumva ibyo ahakana noneho abantu tuzabireba abagore tutagira abagabo nzahita ntega moto barafatiranwa umukene ngo ndi ngo reba ukuntu gasa ngo reba ukuntu usa wamaze wowe uzambwire none se uko usa ko ashaka kugusohoka nusagure yego Ndabizi se. utaragusohokana kujyana azakugurira ariko uvuze uwo imyenda munsi ukuntu yahonda yakomanze hano oya birumvikana ariko ndababaye wowe ariko abagabo murabakinisha reba ukuntu Ndababaye. akugize umusazi we reba ukuntu akugize umusazi ibi nazi neza ko buriya ari mbese kubeshya yavuze ko ari njye umuteje urubwa buriya Ariko ararakaye mureke, avuze mwihorere. ko umusebeje kandi niwe wisebeje mureke mbese niwe wamubwiye ngo Njye ajye birambabaza. naramuhakaniye inshuro zose yansabye kwicara nawe naramuhakaniye pe njye mama Vanessa nta kibazo ngirana nawe ni umubyeyi mwiza oya ntabwo mama Vanessa njye nubwo nabaga nshonje sinajyaga mbikubwira warabimbwira nabuze ibiryo by'umwana ukabimpa nkabiguha rwose reka nkubwire ke mu bantu nubwo guca inyuma ku muntu byabaho nubwo umuntu yaba ari buguhe miliyoni mu babyeyi naca inyuma ntabwo uyu nguyu ari ntabwo yabikora kuko ari mu bantu natakiye mu gihe nabaga nshonje naragendaga Ntabwo nkamubwira yabikora. akanyumva urumva nubwo amafaranga nabaga ndi butinde kuyabona
narabimubwiraga akamfasha kumubwira uretse ko nta n'iminsi najyaga ndenzaho ubwo se koko nari guhera aho njya guteretana ntabwo iryo kosa yarikora nyine kuko wabyanze papa Vanessa byaramurakaje avuga ati ubwo abyanze burazana bivuga reka noneho mite mwirukana none se ubonye kugira ngo mwikize none se ubonye abyemeye ntashobora kubyemera buriya nta mugabo ugipfa kwemera umugabo umufatana igihanga akakugira umusazi yaramubwira ndabikubwira nzayimubwira nagufashwe n'amajwi ngumva ngo worora agace ngo norore inkoko ngo yorore rero wowe ugiye kujya ubigenza gutyo niyemera ayo mafaranga akayafata ubutaha uzagomeza umujijisha agume ku rugi umujijisha njye nzahita ntega moto nzi mama Vane urakoze turagushimiye kuba ukemuye ikibazo akaba asubiye mu nzu ni ukuri nta bundi buryo byari kuzakunda utabonetse ntabwo byari ariko bikemutse neza nubwo wenda nawe tugushyize mu kibazo cy'umugabo akurakariye ariko wenda muragira uko mubiganira nk'abantu bakuru ariko byibura umuntu ari mu nzu ubwo ikindi kizavuka hagati ya Vicky na papa Vanessa tuzamenya ko noneho papa Vanessa noneho biri kumugaragara noneho abigaragaje yeruye reka rero mureke mboneraho gushimira abakunzi ba Keza TV show ndetse n'umunyamakuru Keza kuko ntako atagira abakunzi ba Keza TV show mu nama ibitekerezo byose uko batubwira nabo baba babireba batubwire ko nubwo haba harimo ababwira umuntu nabi ariko buri muntu aba afite ibibazo bye sibyo ngiye nkomeza rero kubashimira abantu bangira inama zaba iz'ibitekerezo mbese icyo babona umuntu yakora sibyo bakajya bakomeza kukitubwira ngiye nimero yanjye iracyari yayindi